umuhanuzi ati wi numva ndatira ngo hari ukundu bajya bahana urusinga rero umwe abararurekuye undi abararufashe abaratangiye ati mwese munyumve ndi Uwiteka ati umwana wanjye Irene araramuka yishwe n'inzara naramubashize imbere amaso yanyu ntamubone mwese muzambona nanjye aho nicaye ndi Yesu we ndibafate ndihagira ugucika we amva shaka kadara Yesu ngo arabafata mbwira umuntu mwicaranye ngo aratwishura iminsi tumaze turwaye aratwishura iminsi tumaze tugeze gute iteraniro rirangiye turatoka ngo tugere hanze imbere yanjye haturuka umudamu nubaba mu Bufaransa aza ari kurira ati Irene we ati tubabarira disi ati twajyaga tureba urwo ruda ati tukagira ngo hageze yujya nushaka kuvuga uruda bitwaye ikise pfa kubugiye kongerera neza arangije abarambwe ngo none mukozi w'Imana ngo wabona kanya ngo tukanyurana mu giporoso mbariza umuntu mwicaranye we hako kanya wakabura nushaka kumbwira dutahana basha ndamubwira ndi ndagafite abarambye ngo ngwino tujyana turagenda tugera mu giporoso ariko Yesu atwishure imibyizi mwasenze abandi baryamye Yesu ayishure amateraniro mwagiyemo abandi batayateranye Yesu ayishure murakoze tugeze muri botike ahagarara imbere ya mangazini mu muryango avuga ijambo nari mfite imyaka 35 navukiye mu Rwanda icyo sinari ndarenga umupaka mvuga ikinyarwanda cyonyine nta cyongereza nta gifaransa nta kiswahili ni kinyarwanda gusa ariko yavuze ijambo ry'ikinyarwanda sanga mu myaka maze iryo jambo sindarivuga ndakubwiza ukuri nawe urahangaha hari ikinyarwanda utaravuga yaravuze ngo irembo nubwo birwaye imisi ngo agasindagirira ku kabando turashima Imana nubwo yaduhonze ariko twasindagiye twaje mbega aradutikuye ariko twanze twasindagiye twaje mbega mbwira umuntu mwishyiranye ngo ntukivumbure nubwo yagukubise komeza usindagire ujya hari nubwo yaguhamije komeza usindagire sindagire ujya mu nzu y'Imana usindagire ujya hafi y'aho Imana iri ijambo riravuze ngo kandi ntusindagira umuzana mu rubanza gabanya amatiku umubwira ngo ibyo wankoreye ngo abandi baratabaye nyewe ntacyo uramarira yaravuze ngo gabanya urubanza ngo ahubwo noneho rero ubwo ugiye kugabanya urubanza amatiku ukabuyihoreye ngo hari icyo agiye gukora Biblia buze ngo agiye kukurwaza mbwira umuntu mwicaranye ngo uwagukubisa zaho urwariye uwagukubisa zaho ugize ute aho urwariye hanyuma rero yagukubise igiye kugira gute kukurwa ndashima Imana iyo umurwaza yaje kukurwaza ntabwo azana ibyo ashaka ahubwo iyo yaje kukurwaza arakubaza ngo urumva ushoboye iki haleluya kumfashijwe shoje ndafashijwe kandi n'ukuri kw'Imana ari we data nyine ngabo we igihe kirageze ngo Uwiteka kubaze ngo mwana wanjye naraguhonze naragutikuye ariko igihe cyo kukurwaza kirageze urumva ushoboye iki urumva ari iki wafata Imana igiye kuguha ibyo ushaka igiye kuguha ibyo ukeneye abumvisha Imana ivuganye nabo nibatera haleluya
Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Abantu nibarwana umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando uwamukubise ntakagibweho n'urubanza, ahubwo azarihe iminsi amaze arwaye, kandi amuvuze arinda akira neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Mwanyemerera tukongera tugasubiramo iri jambo. Haravuze ngo abantu nibarwana umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azarihe iminsi amaze arwaye, kandi amuvuze arinda akira neza. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Haleluya. Reka twongere dusome mu gitabo cya Yobu. Turasoma igice cya 5 umurongo wa 18. Yobu 5:18. Kuko ariyo irema uruguma kandi akaba ariyo yomora, irakomeretsa kandi amaboko yayo niyakiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma aya na amategeko Bibiliya yise ngo andi mategeko y'Imana. Ubwo nandi mategeko yiyongera kuri ya mategeko 10 Imana yahaye Mose ku musozi Sinayi. Hanyuma rero aya nandi mategeko yiyongeraho. Hanyuma rero muri aya mategeko Imana yahaye Mose ngo nayaha Abisiraheli, duhuye n'iri tegeko rivuga ku bantu babiri barimo barwana, cyakora ntumbaze icyo barimo bapfa. Yesu ashimwe. Hanyuma rero ngo abantu babiri nibarwana, umwe akarekura inkumi nta mikino irimo agagukura amenyo, cyangwa se agafata ibuye akarigusekura, ariko yagira umugisha ntupfe, uwagukubise ntibakamujyane mu rubanza. Yesu ashimwe. Ndashaka tuvuge kuri iyi ntambara y'abantu babiri. Icyambere, abantu bose barwana bahigana ubutwari. Niba mwarigeze mureba, hari igihe batanga ibihembo by'abatera amakofe, umuntu bakamuhembera ko yatsinze abandi. Ugasanga mu bantu barwanye nta numwe bagira icyo bapfa, nta nubwo banaziranye, ariko kubera ko bari guhatanira igihembo akabahonda akabemeza ko ari we munyembaraga. Mu yandi magambo, abantu benshi barwana umwe ahiga undi mugenzi we ubutwari. Hanyuma iyo abantu barwana, buri muntu arwanisha icyo ashoboye kurwanisha. Hari abantu nzi neza barwana ariko tekinike yabo akaba ari umunwa. Kubita urushi ongera ungoreho ngwereke, ukamuhonda urundi ngo ibeshye se, ukarinda umunoza ari muri ibeshye umunwa gusa, nawe nako gatekinike ke. Muracyahari? Hanyuma rero shimwa nyakubahwa Yesu, ngo aba bantu iyo bagiye kurwana, buri muntu yifashisha icyo ashoboye kurwanisha. Ushoboye kurumana arakuruma ntacyo bitwaye, nyine arashaka kukwemeza. Ushoboye guterura ibuye ari gusekura n'akazi kawe, nyane yagushoboye. Hanyuma rero tubonye ngo muri iyi ntambara ntago turamenya abagiye kurwana, ariko nitugira umugisha turabamenya. Ngo muri iyi ntambara abantu babiri barwanye, ngo ariko hakavamo umwe
agakubita igipfunsi mwene se cyangwa se agaterura ibuye akarimuhonda. Imana ishimwe. Reka manze mbisobanure tutajya kure yaho. Yesu ashimwe. Yobu yavuze ngo niyo ikomeretsa ngo yarangiza ikomora. Amena. Amen. Mberuka guhishurirwa ikintu gikomeye. Kera nari nzi ko Satani ari umunyembaraga. Ngaba nzi ko Satani igihe ashakiye cyose yaduhemukira akabishobora. Ariko nahishuriwe ko nta kintu na kimwe Satani akora Imana itacyemeye. Yesu ashimwe. Ndibuka Satani abwira Imana ngo nyemerera umbe Yobu, nkore kuri we, nkore ku butunzi bwe, nkore ku bana be, unyemerere mukoreho. Imana iramubwira ngo ndakwemereye, ariko ubugingo bwe utibeshya ngo bukinireho. Naje kumenya ko ibintu byose bitubaho Imana iba yabyemeye. Niyo mwene so yaguhemukira Imana iba yamwemereye. Dawidi yabivuze neza. Igihe Shimeyi yatukaga Dawidi, ngo abagaragu ba Dawidi baravuze ngo reka tugende tumuce igihanga. Dawidi aravuga ngo ni mumwihorere kuko ntabwo ari we wihaye kuntuka, ahubwo Imana yamwemereye kwantuka. Kubera ko uriya arimo arantuka nta nicyo bitwaye, ahubwo uretse n'uriya n'umwana wanjye ubwanjye nibyariye niwe uri kunyirukansa imisozi. Ibi byose birimo biraba kubera ko Imana yagize ute yabyemeye. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma rero reka nsobanure ngo mu ntambara Imana yashoye ku buzima bwawe, nta bugome yayishoranye. Murari ngo nta bugome yagize ute, nta n'ubugome yabikoreye, ahubwo intambara yarwanye nawe ikagusekura. Yari ishaka kukwemeza byonyine. Yesu ashimwe. Nimbivuga hari abantu yatikuye bemeye, n'abataremera byange bikunde bazagira gute bazemera. Yesu ashimwe. Hanyuma rero ijambo ravuze ngo nimurwana agaterura ibuye cyangwa agaterura igipfunsi. Buriya mu ntambara iyo Uwiteka yiyemeje kurwana n'umuntu kugira ngo amwemeze, aterura intwaro zitandukanye. Imana ishimwe. Ukunda Uwiteka yarwanye n'abanyegiputa bakiri muri Egiputa agira ngo Farawo abarekure, ntabwo ariko yarwanye yicira abanyegiputa mu nyanja. Igihe yarwanaga na Farawo yohereje ibikeri. Ibikeri biragenda bikora akazi, Farawo ati ndemeye, ejo yisubiraho. Kugira ngo Farawo arekure, Imana ifata umwanzuro wo kwica ikintu cyose cyavutse mbere cyo mu gihugu cya Egiputa. Farawo ararekura. Ariko bageze mu nyanja hagati, ingabo z'abanyegiputa zikurikiye Abisiraheli, ngo Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'igicu n'umuriro, ngo yitegereza abanyegiputa ngo bacikamo igikuba. Ngo Uwiteka ngo akura inziga ngo mu magare yabo, ngo bituma kururuka agoranye cyane. Kuri urwo rugamba Imana yifashishije amatoronovisi, yifashisha imfunguzo, afungura amaburu, urugamba rurarangira. Muracyahari rata? Amen. Hanyuma rero ngo muri uru rugamba rw'abantu babiri barwana, Imana ishimwe, hano hari abantu benshi Uwiteka afite icyo yakeruye araguhonjora gitandukanye n'icyo uwo mwicaranye.
ko mbona mutangiye kundeba gutyo mbega we iyo ashaka kukwemeza ukavuga ko ufite amatayi mu maso hasa neza aguterurira ibuye ryo kugumirwa akari gusekura ukajya utambuka amataye yitayanga mu maso uteye neza ugategereza ko hari n'uzakureba ugaheba ngira umuntu mwicaranye ngo yarakwemeje mbega araguhima ukajya uhembwa miliyoni ku kwezi agaterura ibuye ry'ubukode akari gusekura ukajya wibaza ukuntu uhembwa miliyoni ku kwezi ukaba ugitaha mu z'abandi bikagucanga kumbi yateruye ibuye akaguhima icyongereza nimero ya mbere igifaransa nimero ya mbere biology shimi nomero ya mbere agaterura ubushomeri akagusekura kandi icyongereza kitagira akazi kirutwa n'ikinyarwanda gifite akazi yarakwemeje haki ya Mungu umugabo mwiza w'igikwere umudamu w'igitangaza abantu bakundanye babanye neza terura ubugumba akabasekura mbariza umuntu mwisharage ngo weho yaguhondesheje iki mumbariza yaguhondesheje iki mbega ndagira ngo nkubwire ngo nushake worohe Uwiteka yashatse kukwemeza afite ahantu yakora ukagira gute ucemera himbazwa mwami w'abami mbere ukaguhura n'umugabo umwe n'umukire nawe arabyemera ko ari umukire umuntu nabyemera ko akize byemera ko ari umukire uretse wowe babibwira ugahita uhakana kandi ko kuhakana utabese n'umuntu uracyari umukene we ni umukire ariko twarahuye turimo gusenga n'Imana saa sita zigeze ndamubwira ngo tujye kuryama abarambwira ati mukozi w'Imana ati isaha waryama ugasinzira ntiye ibitotsi biranyishe atarambwira atari ko Mana abandi umugira amahoro we ati ngewe iyo saa 3 zincitse burinda bucya ndeba kandi afite za miliyari na za miliyari ndamubwira ndumva nguha amakuru rero nanjye ibiryo ikiyiko cyanyuma kigera mu kanwa sinziye ahita atega umutwe atirambikaho ikiganza Imana imbe ku bitotsi byawe ngira umuntu mwicaranye ngo Imana yabishatse yakoroshya ukoroha hanyuma rero ntabwo ndavuga ibintu byinshi ntaza kuvuga abo yakubitishije ibibazo abo yakubitishije ya gahunda bikabacanga abari bazi ko byagenda neza bikagenda ukundi ntabwo Uwiteka yabikoreye ibigome yabikoreye kugwiriga ngo akwereke ko akomeye akwereke ko ari umunyembaraga hanyuma kandi ijambo ryavuze ngo nubwo yagukubise ngo ariko ntabwo wapfuye turashima Imana ko idakubita nk'abantu iyo bakubise bakubitira kwica ariko Uwiteka yakubise ntabwo ajya kubita mu cyica niba yaragukubise ariko ukaba ugihumeka aracyari amahirwe yo gutabarwa n'Imana aracyari amahirwe yo kurengerwa n'Imana abantu yakubise bakaba bagihumeka rata abari bo batera haleluya hanyuma ijambo riravuze ngo abantu yakubise muracyahari ngo ariko bakabirwara iminsi wihangane ntabwo nzi iminsi ubirwaye sinzi iminsi urwaye ubukode we uyimaranye imyaka ingahe sinzi iminsi urwaye ubushomeri we ariko rata yaraguhamije tu ubirwaye iminsi pe
icyo kibazo kirwaye iminsi. Imana ishimwe. Ngo ariko nubwo abirwaye iminsi ngo agasindagirira kuki kukabando. Turashima Imana nubwo yaduhonze ariko twasindagiye twaje. Mbega aradutikuye ariko twanze twasindagiye twaje. Mbega mbwira umuntu mwishiranye ngo ntukivumbure nubwo yagukubise komeza usindagire ujya hari. Nubwo yaguhamije komeza usindagire. Sindagire ujya mu nzu y'Imana. Usindagire ujya hafi y'aho Imana iri. Ijambo riravuze ngo kandi nusindagira ntusindagira umuzana mu rubanza. Gabanya amatiku umubwira ngo ibyo wankoreye ngo abandi baratabaye nyewe ntacyo uramarira. Yaravuze ngo gabanya urubanza. Ngo ahubwo noneho rero ubwo ugiye kugabanya urubanza amatiku ukaba uyihoreye ngo hari icyo agiye gukora. Bibiri avuze ngo agiye kukurwaza. Mbwira umuntu mwicaranye ngo uwagukubise azaho urwariye. Uwagukubise azaho ugize ute aho urwariye. Hanyuma rero yagukubise igiye kugira gute kukurwa. Ndashima Imana iyo umurwaza yaje kukurwaza ntabwo aza n'ibyo ashaka. Ahubwo iyo yaje kukurwaza arakubaza ngo urumva ushoboye iki. Haleluya. Kumfashijwe shoje. Ndafashijwe kandi nukuri kw'Imana. Ari we data nyine ngabo we. Igihe kirageze ngo Uwiteka kubaze ngo mwana wanjye naraguhonze naragutikuye ariko igihe cyo kukurwaza kirageze. Urumva ushoboye iki? Urumva ari iki wafata? Imana igiye kuguha ibyo ushaka. Igiye kuguha ibyo ukeneye. Abumvisha Imana ivuganye nabo nibatera haleluya. Hanyuma rumva ijambo rivuze ntabwo birarangirira ngo ahubwo agomba no kwishyura iminsi wamaze urwaye. Agomba kugira gute? Ayewe data we. Mumere Mana amashyi we. Hari igihe nigeze mara imyaka ine mvuga ubutumwa ahantu n'ahantu hirya hariya ndi Muhambase. Abantu baragenda barakira, baragenda bagura amamodoka, bubaka amazu. Ngabwiriza abantu bagafashwa, ngabwiriza abantu bagashigikira umurimo w'Imana. Maze ngewe mburarasha. Hanyuma Imana iragenda nayo irampima isi gutikura ingubiti ngumi yo kubyibuka. Ndagenda ngira ibiro 92 tuburara. Bagatanga mu rusengero bagavuga ngo turafasha abakene bagahera kuwa mbere bamuha. Ngategereza nuvuga ngo aboneke inusu umuceri ndaheba we. Bakajya bavuga ngo uraniwe mukire dufite. Narapfiriye mu rugo sha. Noneho ndashima Imana we igikubita we. Hanyuma umunsi umwe nicaye mu rugo sinzi ukuntu nari ndi gusoma Bibiliya mba nguye kwijambo. Ijambo ndarikunda. Iryo jambo riravuga ngo nuko rero ngo abakora imirimo y'igicaniro ngo bagabane iby'igicaniro. Ngo abavuga butumwa ngo nabo batungwe n'ivuga butumwa. Mbita nibuka ko maze imyaka 4 inzara igiye kuzanyica. Numva nuzuye umwuka wera. Ndavuga nti Yesu ndakubonye ntabwo ncika. Nabwiye Yesu ndi ntabwo mvugana nawe uri mu ijuru utambeshya ngo wanyumvise. Ngwino hano. Nari nicaye ku gatebe k'urubaho. Ubwo nari ndi gusirimuka icyo gihe kandi nicara ku gatebe
ndicuma mbwira Yesu nticara hatuvugane. Mu mwuka nabonaga Yesu yahicaye. Fata Bibiliya manura gatoki nandika kuri rya jambo nkoza. Mbaza Yesu ntaha niwe ho wahandikishije cyangwa Paulo yarabihimbye. Yesu ari kunsubiza ngo ke ibyanditswe byese byahumetswe sawa. Ndamubwira ndi twumvikane rero, maze imyaka 4 mvuga ubutumwa. Mu myaka 4 nta n'igihumbi nta n'ibirayi byaranshanze. Ndashaka guhera uyu munsi wa none ubari imibyizi. Ni imyaka 4 ntabwo uratangira kubara kuko nabimenye uranyishura. Mbwira Yesu ndi twumvikane ngewe ngiye mu rusengero utava utararangiza kuyibara. Ndi ndagusize ndagiye. Ndagenda njya i Kanombe mu rusengero aho bita Lewoboti kitwa ku Kidendezi. Nahabaye imyaka myinshi. Nicara inyuma uwo munsi singe wari uri bwigisha. Uwigisha arigisha usoza amaterana arahaguruka agiye gusenga. Umuhanuzi ati wi numva ndatira ngo hari ukundu bajya bahana urusinga rero. Umwe abararurekuye undi abararufashe. Abaratangiye ati mwese munyumve ndi Uwiteka. Ati umwana wanjye Irene araramuka yishwe n'inzara. Naramubashyize imbere amaso yanyu ntamubone, mwese muzambona. Nanjye aho nicaye ndi Yesu we ndibafata ndihagira ugucika we. Amva shaka kadara Yesu ngo arabafata. Mbwira umuntu mwicaranye ngo aratwishyura iminsi tumaze turwaye. Aratwishyura iminsi tumaze tugeze gute. Itaranwa rirangiye turatoka ngo tugere hanze. Imbere yanjye haturuka umudamu nubaba mu Bufaransa. Aza ari kurira ati Rene we ati tubabarira disi ati twajyaga tureba urwo ruda ati tukagira ngo hageze yujya nushaka kuvuga uruda bitwaye kese pfa kubugiye kongerera neza. Arangije abarambwe ngo none mukozi w'Imana ngo wabona kanya ngo tukanyurana mu Giporoso. Mbariza umuntu mwicaranye we hako kanya wakabura. Nushaka kumbwira dutahana basha. Ndamubwira ndi ndagafite. Abarambye ngo ngwino tujyana. Turagenda tugera mu Giporoso. Ariko Yesu atwishyure. Yesu atwishyure. Imibyizi mwasenze abandi baryamye Yesu ayishyure. Amateraniro mwagiye abandi batayateranye Yesu ayishyure. Murakoze. Tugeze muri botike ahagarara imbere ya mangazini mu muryango avuga ijambo. Nari mfite imyaka 35. Navukiye mu Rwanda. Icyo sinari ndarenga umupaka. Mvuga Ikinyarwanda cyonyine, nta Cyongereza, nta Gifaransa, nta Kiswahili, ni Kinyarwanda gusa. Ariko yavuze ijambo ry'Ikinyarwanda sanga mu myaka maze iryo jambo sindarivuga. Ndakubwiza ukuri nawe urahangaha hari Ikinyarwanda utaravuga. Yaravuze ngo mufite umufuka w'isukari. Si Kinyarwanda. None umuntu ugura isukari y'igiceri cya 50 ijambo umufuka yazarivuga ryari? Ko shimye ko munseka. Waba utaha muri shamburete ukavuga ngo mufungure igipangu. Si Kinyarwanda. Aiwe uko ko tubwizanye ukuri. Yewe da waba utega moto ukavuga ngo mumbe kontake y'imodoka. Mbwira manda mwicaranye ngo nawe hari icyo utaravuga. Ngiye kumva numva umucuruzi ngo hoya ngo ntayihari.
numva nta nicyo bivuze. Arangije aramubaza ngo ufite inka niki, aramubwira ngo hasigaye ibiro 37. Ngiye kumva numva aravuze, niho ubwongo bwagarutse. Aba aravuze ngo ntukureho n'ikiro, ngo yose ni y'uyu mukozi w'Imana. 30. Mbita nibuka ko yabajije umufuka. Ngora imibare, ndavuga ndi shitani aracyangendaho. Gute umufuka ubuze ari nje bagiye kuwugurira? Mbita niherera handu narindi, mbwira Yesu ndi naguhamagaye waje nakubonye. Ndariko ndashaka kuvugana na shitani akanya gato. Mbwira shitani ndi twumvikane. Ngwiyamye muri gahunda zanjye na Yesu. Ndakwiyamye nguhaye gasopo, isukari ibura gute hari nje bagiye kuyigurira. Ndakwiyesha naramwiyamye ndugu yangu bavandi naramwiyamye. Sha narakwiyamye shitani we narakwiyamye. Ahita baza umucuruzi ngo ufite umufuka w'umuceri, ntiwari kubura nari namwiyamye kare. Litiro 5 z'amavuta batizirahari. Arangije abarande bati mukozi w'Ima, ati hari umutagisimeni muziranye ngo tumuhamagara gutware umuntu w'isukari y'igiceri cya 50, abaziranye n'abatagisimeni. Ndamubwira ndi mama wikigora, humura indi ukoze birahagije, ndarara mbyikorera, humura. Nari narangije gukora imibare ko ngiye guhamagara madamu akazana n'abana banjye babiri tugahita tubyikorera. Arangije abarandende arambwira ngo mukozi w'Ima, ngutandeze Imana, ngo Imana yategetse ngo tukwiteho. Ngira umuntu mwicaranye ngo Imana igira abandi itegeke we. Haleluya! Imana igira abandi itegeka ku buzima bwawe. Ahita sigaho ajya kwishakira tagisi voiture. Arangije abwira umutagisi voiture aramubwira ati twara uyu muntu w'Imana aho umugezi wawe ni Masoro uparika apakururi. Kubera ubutindi njya kwicara inyuma, ntinya kwicara hamwe na shoferi. Arambye ati jya wicara imbere, iyi modoka niwe ijyanye niwe uyishyuye. Ndagenda nicara imbere aramwishyura. Twageze mu rugo nka 1:09, madame ati ko mwatinze, ndivayo umfashe gupakurura. Ibyo kumbaza iyo twatinze byarangiriye aho ujye umugabo wahashe ndi bamubaza amagambo menshi. Se muri kwibuka ko Imana yari yavuze ngo banyiteho. We Imana yabwiye abantu ngo bakwiteho wasiba, waba utagira ubwenge. Nageragayo kare ngabona umuntu araje ari kuri ati mukozi w'Imana, ati byakubayeho twarabimenye, hatari kudesumba barire, ati swaguhuma isukari. Namubwira ngirare ushaka mwabaye mote ndizana hano rata, ngabona ngo bisenge ibihumbi 50. Ni ukuri ko Imana yampamagaye. Hashize ukwezi sanga mu nzu hateretse ibiro 200 by'umuceri, ibiro bigera mu 100 by'isukari. None icyo gihe itorero ryaransuye, umuntu akazana ibirayi, akazana n'igikukuri, akazana na tungurusumu. Mbega namaze ukwezi nta kintu na kimwe gihahwa. Ndajya guhaha, madame arambwira ati dushinge botike. Ati bibikoze botike noya, Imana yadutaba iyo fungu iba yafunguye. Hanyuma rero umutindi mugenzi wanjye yazaga konsura, ngamuhereza ku birayi, ngamuha ku bishyimbo, ngamubwira ndo umuceri ndawo naguhaho. Ndifite ubwoba kuzashira kandi ngukunda kubi, kandi si ukubabeshya n'ubu kuhaga byarananiye. Niba ruko nawe usonje imyaka myinshi n'ubu ibiryo byose bitari umuceri mba numva bitujuje ubuziranenge. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Kuva uwo munsi nibwo Imana yahinduye amateka yanjye, nibwo nafunguye ka konte. Yego rata. Ariko cyakora kuva icyo gihe Yesu yarabikoze, sindongera kugura ikiro cy'umuceri. Nyine shitani yahise agendera uko. Nari mvuze ngo Imana igere gute itwishyure, hanyuma mureke dusenge. Mose yavuze amagambo akomeye muri Zaburi ya 90 ku murongo wa 15. Aravuga ngo utwishimisha ibyishimo
bingana n'imyaka watubabarijemo niyo yatubaba. Hanyuma rero kubera ko Imana igiye kutwishyura kugeza dukize neza, hari ibintu ndi kubwira Imana igomba gukora, ngabwira televiziyo bihwaniyemo. Icyambere ni nacyo cyonyine, inzu ya mbere natuyemo mu mujyi wa Kigali yari inzu itagira icyumba, itagira saro, ibyo narabibabwiye, yitwa Shamburete. Twiciyemo inzoka 8, ariko ni madamu wazicaga, ngewe ntinya inzoka. Twabaga turyamye ngumva ikintu kiri kunyuraho gikonje, ngabwira madamu nditorosha witonze, yatorosha tugasanga ni inzoka, ngaba nasimbutse ndisheri yice, akarwana nayo mbagaze hanze. Yamara kwica akambira ati ngwino na n'uyu munsi naje niwe wayica. Kuko ngewe impamvu ndinya inzoka, nyizi mu buryo bw'umwuka, nyizi mu buryo bw'umubiri. Niyo nyamwaswa ishobora kukwica ikivuka, kukivuka n'ubumara bwa nyina na se. Hanyuma rero Imana irebye ibona ko umugore azansuzugura, iramuhima, imwima amavuta, ngewe impa amavuta. Hanyuma iyo nawe ku kazi byamucanze, ahita mpamagara ati sheri, abadayimoni bahagurutse bahonde, ngahamagara Yesu tukabahonda. Nawe inzoka yaza indi sheri honda inzoka. Mu yandi magamba nyicira inzoka nanjye ngahonda dayimoni. Ubwo si kimwe kuri kimwe rata. Niyo mpamvu umuntu kwicara iruhande nushaka umwubahe, wabyemera utabyemera afite icyo kurusha. Niba uzi ko umurusha uburebure wasanga kurusha ubugufi. Bizasobanuka mugeze mu modoka, umuremura buri uko yicara, umugufa karambye. Umuntu nakubwira ko abyibushye uzamubwire ko unanutse. Bizamenyekana tugiye hahandi nk'umuntu aseseramo, umunini ari hatabikanga umutaka bayagezemo. Mbega mu yandi magambo buri muntu agira icyo arusha mugenzi we. Hanyuma rero iyo nzu nta cyumba yagiraga, kandi nayibanyemo n'umugore n'abana 3. Birumvikana ko twese twararaga hasi. Hanyuma ngira ikibazo, ku manwa madamu yirirwaga ku kazi, akava mu rugo saa 11 agataha saa 12 za nimugoroba agateka, yego nijoro tukaryama igihiriri. Muri kumva ayo makuru, urumva nta kanya ko kumubaza ngo narakoye. Abana baraho wabura umunyangeso. Umuntu wanjye twibaniye turindushi ahinduka mushiki wanjye. Ubu rero Imana ndi kuyibwira ngo kugira ngo inyishure neza, n'ubundi yaremye amateka, ariko harayo nshaka kugira ngo ibintu ngwajije nkize neza, imaze no kunyishura. Murabizi ko mfite ikibazo cy'ubumuga bwatuma Yesarari wanjye. Yego ndi mugufi, ndabizi ndi mugufi. Abantu bose duhagararanye bose baransumba. Ndimo ndahenda Imana ngica agasuzuguro, imfatira akazu kageretse ku kandi, hanyuma nge ndara hejuru. Abantu mwese mwansumbye mpagaze, nzabasumbe niryamiye. Ndiko bimeze. Hanyuma ako kazu kagomba kugira icyumba cy'abashitsi hasi. Mushitsi wandarira hejuru hasi, abana banjye hasi, buri wese icyumba cye na dushe na toilette, atazagira usakuruza undi ngo agiye kumumeneraho urugi ngo sohoka ninjire. Aya kira mutu na cyumba cyake. Muziko twasenze kabaye. Hanyuma nanjye ngagira icyumba cyanjye hejuru. Cyakora habayo naho kuganirira n'abashitsi, kuko abagashitsi yo baganiye barataha cyangwa bakamanuka hepfo, aho ni sawa. Hanyuma icyo cyumba kikaba icyanjye rero. Yesu akanyishura. Imyaka namaze ngize ute? Ndwaye. Mwahaguruka tugasenga. Mwahaguruka tugasenga. Supiri wafatiye imikoro yawe, Yesu akaza akaturwaza,
akatwishyura n'imyaka twamaze tugize dute. Haguruka dusenge. Irembo ryera TV, irembo ryera